Inkuru y'incamugongo y'uko Papa Francis amaze kwitaba Imana mu masaha make cyane ashize, ni inkuru tugezeho muri aka kanya itunguranye rwose. Hari icyo azize, dore ko yamaze iminsi arwariye mu bitaro, arwaye indwara y'ibihaha ndetse arwaye na indwara infection. Rero Vatican yamaze gutangaza yuko Papa Francis yamaze kuva mu mubiri, ndetse banamwifuriza iruhuko ridashira, banamwifuriza ko yatura aheza, ndetse kandi banakomeje bamushimira cyane bitewe n'akazi keza ngo yakoze, ukuntu yakoreye kiliziya n'uburyo ki yagiye yitanga. Rero Vatican mu itangazo yagiye yandika bavuze bati, tubajwe no kumenyesha yuko nyiricyubahiro Papa George Mario Bergoglio uzwi cyane nka Papa Francis yamaze gupfa kuri uyu munsi. Yavuye mu mubiri ku isaha y'isaa 1:39 yaguye mu bitaro bya Agostinio Gemelli University Hospital muri Roma, ndetse barakoze bamwifuriza iruhuko ridashira, banamushimira cyane ko akazi keza yakoze, kuba yarakoreye Imana, ndetse baranavuga bati roho yawe iruhukire mu mahoro ndetse Imana iyakire. Ni amagambo y'ikinyamakuru Vatican News cyanditse kimwifuriza iruhuko ridashira, kinatangaza ibijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo Papa Francis. Mu magambo yabo bagiye bandika, rero Papa Francis yavutse mu 1936, apfuye 2025 azize uburwayi butandukanye, dore ko mu minsi ishize havuzwe amagambo menshi cyane yuko Papa Francis yatangiye gutegura uburyo bwo kumuherekeza ndetse no kumushyingurwa, dore ko ari inkuru yavukije abantu batari bakeya, dore ko ari umuntu wa mbere wagaragaye ko yateguriwe gushyingurwa akiriho, ndetse n'ubwe mbere yuko apfa yabanje kugerageza ibishoboka byose akitegura imva n'uburyo azashyingurwamo. Rero benshi ntago babyumvaga, ariko nk'umuntu mukuru burya ngo yari yiyumvise. Rero mukambwe wari ufite imyaka 88, nyiri ubutungane Papa Francis wamaze kuva mu mubiri yamaze kwitahira, ariko ikigaragaza nuko benshi bayitinzeho bakavuga bati no kumukira ku mubyimba, abandi bati baravuga ibidakwiriye, ariko we yari yamaze kwemeza ko atazakira indwara arwaye y'ibihaha, kuko inarwaye akiri mutoya, bikanatuma havamo igihaha kimwe bakagikoramo kwa muganga, ndetse byaje gutuma agira ibibazo bikomeye cyane, ariko nyuma biza kurangira akize. Rero nyuma ageze kwa muganga mu bitaro yarwariyemo, basanze afite n'indwara atarazi infection, ndetse nayo bagerageza kwimuvura ariko biranga. Ahangaha yaje guhindurirwa imiti, baramuvura, bagerageza ibishoboka byose y'indwara infection ndetse n'ibihaha barageza, ariko biranga. Wenda n'indwara y'izabukuru nabyo bwabwo byabaye ikibazo, dore ko no kubona byari biri ikibazo cyane nk'umuntu ugeze muri iyi myaka y'izabukuru. Rero muri rusange Papa Francis ntabwo ari indi ndwara yihariye azize, ntabwo ari amarozi, ntabwo ari aguye mu bundi buryo, ahubwo azize indwara y'ibihaha ndetse na infection zari zamubase nk'indwara zo mu zabukuru. Abaganga rero mu minsi ishize batangaje yuko uyu mukambwe atazakiriza indwara arwaye, dore ko imiti bamuhinduriye nabwo ntacyo nagiye mumarira, ndetse ako kanya isakirwaho itsinda ryihutirwa cyane mu bashinzwe kumurinda umutekano we, batangira gutegura uburyo bwo kumushyingura, bategura imva, bategura ibijyanye n'ibizarimbisha igituro cye nk'umuntu wari ukomeye cyane ku isi, dore ko ari mu bantu 5 barinzwe cyane, bacungiye umutekano cyane ku isi kurusha abandi. Byavuzwe kandi yuko Papa Francis yateguriye umuntu uzamusimbura mu gihe yamaze kuva mu mubiri, byose ngo byamaze gutegurwa. Rero Papa Francis wamaze kuva mu mubiri, wamaze kwipfira, abantu benshi bakumwifuriza iruhuko ridashira. Hari abakuru b'ibihugu batandukanye bagiye bamwifuriza iruhuko ridashira, hari abaminisitiri, hari abahagarariza guverinoma mu bihugu bitandukanye bamwifuriza iruhuko ridashira. Rero uyu mukambwe abenshi bamwifuriza gutura aheza mu ijuru, nubwo yagaragaje uruhande rutari rwiza cyane nko mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahanganishijemo Donald Trump ndetse na Kamala Harris, ubwo yavuze yuko abantu b'abanyamerika bazahitamo ikiza kurusha ikindi cyangwa se ikibi kurusha ikindi, kuko ngo bose bari babi. Ntibyatumye batamwifuriza iruhuko ridashira. Abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze bati umukambwe uruhukire mu mahoro, benshi bagiye bimuvuzaho rwose ari benshi. Rero inkuru nk'iyi ngiyi y'incamugongo yavuzwe cyane, amahanga yose yanditse ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye ku isi, byose byanditseho muri iyi minsi ishize, bavuga yuko uyu musaza ageramiwe cyane, ku buzima bwe buri mu kaga, dore ko abaganga bakemeza ko atazakira. Itsinda ryamuhagarariye, itsinda ry'abepiskopi ndetse n'abakardinale mu isi yose, by'umwihariko i Vatican, batangiye gutegura uburyo ki bashaka umuntu umusimbura, nubwo ataratangazwa ariko ngo arazwi cyane, dore ko byaravuze ko uyu musaza yazegura nk'uko ibinyamakuru byinshi bagiye bibyandika, ariko kwegura we ngo ntigeze abitekereza, ahubwo icyo yabwiye abantu mbere na mbere ngo nuko bategura uburyo bwo kumushyingura, kuko kugira imyaka 48 ngo si ibyo abantu benshi,
ikindi ni uko byavuzwe yuko impamvu bategura umuntu wo kumushyingura n'uburyo bazashyingurwamo ngo ni uko ari umunyacyubahiro, rero rwo kuba yari kuzapfa abatunguye nta kintu bateguye na kimwe, nta n'ikintu bakoze, ngo byaba ari ikintu kitoroshye ku mpande zimwe na zimwe, ngo niyo mpamvu bari gutegura uburyo bwo kuba bamushyingura mu buryo bwiza buboneye. Rero Papa Francis byavuzwe ko yategura imva nziza cyane y'agatangaza hasanzwe hashyingurwa abandi banyacyubahiro bose muri Vatikani. Yategura imva nziza cyane ngo amaze kurimbishwa, ndetse yanateguye cyane irimo ibijyanye n'imiringa ihumura cyane nk'imibavu. Nubaho ngo imva ye yateguye mu buryo bwihariye cyane kurusha abakuru b'ibihugu na za guverinoma batandukanye, ndetse kandi icungiye umutekano. Ikindi kitavuzwe ni uburyo ki uyu mugabo azashyingurwa, ngo byagizwe ibanga rikomeye cyane, kuko ibi byose birimo abashinzwe umutekano we by'umwihariko n'abandi bakardinali bari hafi ye cyane n'abajyanama nibo bazi uburyo ki uyu mugabo azashyingurwa. Ntabwo batangajwe ibijyanye n'uko azashyingurwa, isaha n'uko azashyingurwa n'iminsi azamara, ntabwo kandi batangajwe isaha bazamusezera ku mugaragaro, dore ko nk'uko bisanzwe nk'uko umugenzi we yari yasimbuye Papa Benedicto wa 16 bamusezeye ku mugaragaro, bamutembereza kiliziya yose, abaturage n'abakristo bakamusezeraho. Byitezwe ko n'uyu nguyu Papa Francis abakristo bazamusezera ku mugaragaro, bakamujyana muri chapelle zitandukanye no mu makiliziya, abakristo bakaza kuba bamushimira ndetse bakanamusezeraho ku mugaragaro no kumurekeza bwa nyuma. Hakaza kuri ubu batandukanye za guverinoma bakaza kumuha uburyo bwo kumusezeraho. Ibi ngibi byose ntabwo biratangazwa. Abapadiri n'abakardinali batangaje yuko bikiri gutegurwa cyane, ariko ngo muri by'ukwingura cyaro ubwiro ngo bazatangaza amakuru yimbitse nyuma y'ibi ngibi. Ubu ngubu gukiraza ishinga ngo nukunoza ibijyanye no kumperekeza, ariko byinshi bari bitararangira nk'imyiteguro no kunoza uburyo azaherekezwa no gukomeza gutaka cyane ndetse no gutamiriza igituro cye, gushyiramo amazahabu menshi cyane y'igiciro nk'uko byagiye bivuga ko bizakorwa, imibavu ihenze n'ibyinshi bitarahagera. Dore ko byagiye bitumiza hirya no hino mu mahanga kugira ngo nibizaba biri ku rwego rw'igiciro gikomeye cyane cyangwa se igiciro cyinshi, ngo hari byinshi byari bitaramara kuhagera ko bari bagifite icyizere cy'uko hari igishobora kuba cyakemuka. Ariko byaje kurangira akagozi gacitse, uyu mukambwe w'imyaka 48 aritahira. Rero uyu mukambwe ukomoka muri Argentine, dore ko rero umusaza wa mbere cyangwa se umupadiri wa mbere cyangwa se rero papa wa mbere wabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi aturuka muri Amerika. Ikindi niwe umupadiri wa mbere wabayoboye Kiliziya Gatolika aturutse mu gihugu cya Argentine. Rero yakoze amateka menshi cyane, dore ko uyu mukambwe wabaye papa kuva 2013 harasimbuye mugenzi we Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Rero inkuru nayo ribaye itari nziza, dore ko bitari bimenyereye ko umushumba Kiliziya Gatolika yegura. Rero Benedicto wa 16 yaje kwegura ahita asimurwa n'uyu mukambwe Papa Francis, nawe uyu munsi wamaze kuva mu mubiri. Rero ntabwo biramenyekana ugiye kumukorera mu ngata, ariko icyamaze kwemezwa neza nuko inguyu yamaze gupfa. Icyo twebwe twakora twamifuriza urugo ridashira, ndetse twanifuriza uzamusimbara imirimo myiza, dore ko byose ngo kikomeje kuba bakora umurimo w'Imana ukagenda neza nk'uko Vatican News yabitangaje, imwifuriza urugo ridashira, ndetse bakanavuga ko roho ye Imana kuriye kuyakira ndetse no kuzatura aheza mu ijuru. Natwe niko twavuga ngo abakristo bose mu by'ukuri bihangane, abamukundaga, abayoboka Imana muri rusange bose muri rusange bihangane, n'abatakundaga umuntu nabo bakwiye kugerageza bakumva ko Imana yageze umuntu ikamamugara imwisubiza, kandi n'abandi bose byitwa ngo bazataha. Rero nanjye nakwanganisha abakristo bose muri rusange, abandi bose bimerwa uyu mugabo nk'umuntu w'igitanga, dore ko benshi bamukundiraga inama ze yajyaga n'uburyo yageraga usura ibihugu bitandukanye akabagira inama, ndetse akanagerageza agerageza gukemura amakimbirane amwe n'amwe mu bihugu bitandukanye. Ni umugabo rero wagaragaje ubudasanzwe, wagaragaje ubudasa kandi n'uburyo yakemuraga ibibazo bye. Rero yagiye agaragaza ko ari umuntu ufite ijambo rikomeye cyane ku isi. Rero tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo ndetse aruhukire mu mahoro, n'abandi bose bakundaga uyu mugabo ndetse n'abakristo Gatolika muri rusange bose bakomeze kwihangana. Rero dukomeze gufasha uyu muryango we wa Kiliziya Gatolika mu kufata mu mugongo nk'abo duhuje umuryango umwe. Imana ibarinde byacu cyo kuricana birakomeje. Ajabu TV Show Rwanda.